Imana yarambwiye ngo urusaku rwabaye rwishi ku bantu, abakristo n'abapagani, ngo twabaye benshi, twabuze aho dutura hano ku isi, mbese isi yatubanye ntoya, twabuze ibyo kurya. Irambwira ngo aho nyura hose mumbwire abantu ngo nimuhumure bantu. Irambwira ngo aho nyura hose mbabwire ngo ubwo muri kubona mwabaye benshi, ngo ni ukuri Imana ikoreye urutoki rwarwo, irarukoreye cyane. Imana ikoreye uru rutoki ngo ku buryo ubwo muri kumva mwabaye benshi cyane, ngo ni ukuri Imana ije kubagabanya. Aho umuntu yava Nyabugogo Imana izigezemo, zaba izikomeye cyangwa izoroheje, nguko yaciye muri Egiputa igahitana abana imfura z'abanyegiputa, niko Imana itambutse ngo iyo bazasanga warafunze umwana umwe, babiri, batatu, gutyo ikirere nta muntu yifashije, ibishatse cyaduhanukira. nuko kubw'ibyo Uwiteka arambwira ngo iki kibazo ije kugikemura. Aho ngaho nuko ndi muri uyu mwanya ntumwa ku baganga mu kuva igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, igice cya 15 kugeza ku murongo wa 20 haranditse murambabarira, kuva igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, nari nabicurikiranyije, murambabarira. Kuva igice cya mbere 15 umurongo wa 20 havuga ngo hari ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa, umwami wa Egiputa. Arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo barareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo batamera nk'abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ahubwo ababyaza ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Amen. Ahangaha nabonye abaganga bafite inkota, ijambo inkota zicana mu maboko yabo. Nuko muri uku kuva, iki gitabo cyo kuva, aho ababyaza banze kumvira iryo tegeko bakareka abana b'abahungu b'Abaheburayo bakabaho. Mwibuke ko muri uku kureka aba bana haturutsemo kuboneka kwa Mose. Iyo baza kubahotora Mose yari gupfa. Mwibuke nanone Yesu Kristo avuka, abana b'abahungu barapfuye. Iyo marayika adahungisha umwana, Yesu nawe yari gupfa, ingahunda yitageze. Bakristo bene data, nshuti z'umusaraba ntarebye amadini, nimwitege uru rupfu rw'abana. Noneho ubwo hari kwicwa abakobwa, ntawe uri gusigwa ari abakobwa ari n'abahungu tutakibakeneye. Imana yarambwiye ngo urusaku rwabaye rwishi ku bantu, abakristo n'abapagani, ngo twabaye benshi, twabuze aho dutura hano ku isi, mbese isi yatubanye ntoya, twabuze ibyo kurya. Irambwira ngo aho nyura hose mumbwire abantu ngo nimuhumure bantu b'Imana, gutaka kwanyu kwageza aheraho mu ijuru. Imana yumvishe gutaka. Kubw'ibyo ngo Uwiteka arongeye asubiriramo rya jambo ry'urutoki ryo muri rya jambo ry'urutoki. Arambwira ngo iyo umuhinzi yahinze urutoki, insina zikaba nyinshi, umucucike hakazamo ibirere bishwangara. Irambwira ngo nanone mwana wanjye, ngo nyurutoki hitaba n'ibikoresho 3, isuku, umuhoro n'uruhabuzo. Irambwira ngo aho nyura hose mbabwire ngo ubwo muri kubona mwabaye benshi,
ngo ni ukuri Imana ikoreye urutoki rwarwo, irarukoreye cyane. Imana ikoreye uru rutoki ngo ku buryo ubwo muri kumva mwabaye benshi cyane, ngo ni ukuri Imana ije kubagabanya. Aho umuntu yava Nyabugogo akaba yagera wenda na Kacyiru, nta wundi muntu barahura, ubwo ntizabirukorera. Nimuhumure, gutaka kwanyu kwageza hera. Si mu Rwanda gusa, iki kibazo kiri ku isi hose. Imana irambwira ngo muhumure, Imana ije kugikemura, kuko ukuboko kwayo kurushijeho kuremerera isi ndetse n'amahanga yose y'abatuye isi. Nuko ndi muri uyu murongo, Uwiteka Imana arambwira ngo ndamubaza, mbaza ikibazo nti none Mwami Uwiteka, hari igihe abantu babyara nta kazima bakodesha, none nabo badafite icyerekezo, nabo ibi bintu birabareba. Imana irambwira ngo nicyo gituma nkubwiye ngo urangurire mu matwi y'abazakumva bose, aho uzagera hose uzabanza ubaseke, ubabwire ngo umukobwa w'i Siyoni arabaneguye kandi arabasetse, abazungurije umutwe. Irambwira ngo yemwe abagira amaso ntimubone, ngo yemwe abapfapfa mwiga ntimufate. Ngo ni ryari mwabonye umugabo apfa agasiga umugore watwite, umugore nawe yabyara agahita apfa, ngo uwo mwana akazakura arerewe mu miryango y'ahandi atarezwe ndetse no muri famiye ziwabo, akazarirwa na rubanda, ngo agakura akavamo umugabo cyangwa umugore, kandi ijisho rye ritarigeze ribona se na nyina. Irambwira ngo mbese abari kwitwaza ngo nta buzima, nta kazi, ntaki. Imana irambwira ngo mbese twirengagije ijambo ry'abo mu byahishuwe rivuga ngo niyikinga ntihagire ukingura. Yemwe bagabo bene data, Imana yakinze, uretse n'umugore n'abana, inda yawe wayishobora? Kuki se usanga ari umuntu usaziye mu bumayibobo agitoraguzwa akirya ibyo bita imisigi ku maresitora birimo utuntu tw'udupapuro n'amakirida byose n'imyanda, kandi ukabona ni umuntu mukuru? Mugira ngo mwebwe mukora mu kubaka amazu mukagira amayetaje, ni ubundi bwenge. Imana yarambwiye ngo buri wese ifite ayikanda akemera, icyo cyose yakora ku kantu gato gusa ugahinduka debire, ugatakaza inkonda, ibyiringiro byawe bikabibaye ubusa. Yakora ku kantu gato Uwiteka kuretse, ugasara gutoragura amasashi, abantu bakakuyoberwa, utabona uri muzima, wambara ibimeshe, ukabona uryamye mu nzu, ukibeshya ko ari ubwenge bwawe. Ndaha hantu mboneyo kongera kubwira abaganga muri Yeremiya igice cya 8:9 avuga ngo abanyabwenge baramwaye kandi barafashwe. Banze ijambo ry'Uwiteka, niko havuga ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge kise? Ubwenge bubarimo ni bwenge kise? Imana irantuma ngo mbwira abagabo bari gusunikira abagore babo kubijyamo ku ngufu. Imana irambwira ngo nzababaze ngo n'abagore bari kwirukanga mu byawo na po, ngo irambwira ngo mbabwire ngo muzi igihe mumaze, ariko ntimuzi iminsi musigaje ku isi. Ngiye aba wari ubizi, iyo aba wabimenyaga. Ndahangaha Imana yarambwiye ngo mbwire abantu batatu, umuntu uri muri Onapo utanga inama zayo ntugambira kwijyamo, ko ari batatu bibagirwa ijuru. Imana irambwira ngo nzabwira ababyeyi ngo ari umwana w'imfura ari n'umuhererezi uwo muzi uzabagira umumaro n'uwuhe. Ahangaha Imana irongera irambwira ngo umurimbuzi aratambutse, atambukanye inkota, ngo ingo zose Imana izigezemo, zaba izikomeye cyangwa izoroheje, nguko yaciye muri Egiputa igahitana abana imfura z'abanyegiputa, niko Imana itambutse ngo iyo bazasanga warafunze umwana umwe, babiri, batatu gutyo, ngo abo bana bose nzabica, nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Hargira ijambo ryo ntibyanditse muri Bibiliya ra? Ego Imana irambwira ngo ku kibazo cyerekeranye n'abibaza uko abana baziga, irambwira ngo nzababaze ngo mbese abariho neza bose nabize gusa?
nta batarize bafite ubuzima bwiza kurusha bize, ngo nta bize bariho nabi bakaba barutwa n'abatarize. Irambwira ngo ninjye Uwiteka Imana yaremye ubutaka, iganika ikirere, yadendeje inyanja, yaremye amasoko, ikiza uwo nshatse gakenesha uwo nshatse. Ni njyewe ushyira ikuzimu ngo ngakurayo. Uwiteka arambwira ngo ni njye wimika abami nkabakuraho, ngo nta mwana w'umuntu ubimfashamo, ngo niyo yashyizeho ikirere nta muntu uyifashije, ibishatse cyaduhanukira. Nuko kubw'ibyo Uwiteka arambwira ngo iki kibazo ije kugikemura. Yemwe bantu b'Imana muri Bonapo, Imana irambwira ngo ngiki gisubizo. Uwiteka yambwiye ngo uyirimo wese ariho amaraso y'urubanza. Nashaka wari umushumba utanga izo nama cyangwa birimo, ibyo biramureba. Nuko nabwiwe ngo nubwicanye mu bundi umena intanga hasi, nukuri kose si intanga umennye, nukuri uzabazwa nk'uwishwe umuntu, kuko Imana tagiba ari umuntu wavutse. Imana ibara umuntu ataragera ku isi ukiri urusoro. Imana ibikubara. Nuko ngewe nabwiwe ngize ibyo nongera cyangwa ngagabanya, Imana ubwo nanjye nazabibazirizwa muri ya nyenga y'umuriro.